Shalom, ni kuwa kabiri itariki ya 18 Mata 2023, ni umunsi w'108 w'umwaka. Tera intambwe nshya mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo abanaki bari imbere yawe n'abandi bose batumaga udatera imbere ibakuyeho. Gitabo cya Yosuwa igice cya 11 umurongo wa 21. Icyo gihe Yosuwa araza amaramo abanaki mu gihugu cy'imisozi miremire n'ab'i Heburoni n'ab'i Debira n'abo muri Anabu n'abo mu gihugu cyose cy'imisozi miremire ya Yuda n'abo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Isirayeli. Yosuwa arabarimbura rwose n'ab'imidugudu yabo. Umva mwene data, hari abanaki bari baritambitse mu kwaguka kwawe, hari abadebira bari baritambitse gutera imbere kwawe, hari abanabu bari baritambitse umugisha wawe, hari ab'i Heburoni batumaga udatera intambwe ngo ishike, hari abo mu gihugu cya Yuda, hari abo mu misozi miremire. Ibyo byose byajyaga bikuzenguruka bikakubera igikuta, bikakubera inkomyi, bigatuma utagera ku mwuzuro w'Imana yaguteganyirije, bigatuma utinjira mu mugisha Imana yakubikiye, bigatuma nawe udahagarara ngo ushime nk'abandi. Imana ibirukanyeho, Imana ibakuyeho, irabarimbuye, irabarangije. Tera intambwe, injire, gerayo, genda ukore, genda uture, genda waguke, genda ubikore nawe biguhire, genda ubikore nawe waguke, genda ubikore nawe utere imbere, kuko ni igihe cyo gutera intambwe nshya. Kuko iki cyumweru ijambo riratubwira ngo nubwo Mose adahari, Kanani irahari. So ibyo byose byari byaratumye utegwa nuko hari hakiri abanaki n'abandi bose bakubuzaga gutera imbere, ariko Uwiteka byose abikuyeho. Genda winjire mu mugisha wawe. Urakoze uhoraho, wambaye icyubahiro no gukomera. Urakoze kuciye inzira, uvanyeho abanaki, uvanyeho ab'i Heburoni, uvanyeho abanabu, uvanyeho ab'i Debira, uvanye inkomyi zose, uvanyeho rutangira zose, uvanyeho rudindiza zose. Mwene data agiye kwinjira mu mugisha. Ibi ngibi byari bidasobanutse, agiye gutangira kubisobanukirwa. Ibi bitahuraga agiye kubona aho bihurira. Aba bantu bari baramucitseho kandi yari afitanye nabo amasezerano akomeye. Ni ukuri mwami, bagarure, kuko uri Imana ikomeye. Yakire telefone z'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kubiremye. Amen.